witezwe uzaburebwa n'abantu benshi ku isi Kieran McKenna kuri umutoza w'ikipe ya IPSWICH kuri Portman Road azaba yakira ikipe ya Manchester United. No mutoza avuze ko Jacob Greaves, Jack Taylor, Calvin Phillips na Ben Johnson bose bagarutse, ati turi kurwana na fitness yabo, ati turaza kureba uko bazaba bahari. George Hens ntago azaba hari, yavuze ko ari iby'agaciro, yavuze Kieran McKenna yavuze ko ari iby'agaciro ndetse n'ishema ryinshi bizabimuteshamo kwakira imwe mu makipe ya mbere ku isi yitwa Manchester United. So umufana se siyatoje mu bato yabaye yanabaye kwa Amorim Portman Road. Yavuze ati ni igihe cyiza cyo kwerekana urwego rwawe wowe nk'umutoza, ati nkanjye nk'umutoza ni igihe cyiza cyo kwerekana urwego kwipiba ku ikipe nk'iyi. Yavuze ati ni byiza gukina n'ikipe nk'iyi, ati twagize umukino mwiza mbere ya international break gutsindira Tottenham ni White Hart Lane, ati byaduteguye neza, ati ndetse ni international break bidufashije biduhaye occasion yo kwitegura neza, ati ni umukino twiteguye gufesinga Manchester United hano ku kibuga cyacu 100%. Yitwa Ruben Amorim, no mutoza mushya ikipe ya Manchester United. Benjamin yavuze ko ari tayari, ndetse bamubaje ati se aka nakazi ubona kadashoboye akadashobotse impossible job tine uje kuko barabishingira ku batoza bose baciye hariya bati se uje gukora icyo bita impossible job. yavuze ati iki kibazo ategeze inkande wakibajije abari nk'inyamirambo cyabarijwe umva ari inkande wakibaza ni shehe buretse ariko iki kibazo cyabarijwe nk'inyamirambo umva ari nkande waba wakibajije wandi wabajije waretse ndatekereza umuhungu wo kwisanga inde Sad ba Demba ba atuje gukora icyo bita impossible job. uwo ni ba yabisubije ati wamwanyita nk'umuntu w'umunenganenzi cyangwa icyo, ariko nta kazi kadashoboka kabaho. Ati njyewe igihari nuko nja, ati ku isi nta kazi na kamwe katabaho, ati kandi ku isi ikintu cya mbere kibaho ni uguhinduka kw'ibintu bigenda bisimburana iteka. Barangije baramubaza ati se none Ruben Amorim Mourinho yakubwiye ngo iki uza kuza hano Rumodo? Ati yarambwiye ati ni Lovely Club, ati ni club y'abantu, ati ifite abakunzi kandi zahora ibafite, ati ariko ibintu byinshi byarahindutse, ati ugomba kugira ibintu wubaka kandi ukubaka ibishya byawe. Arangije aramubaza ati none uzakina gute? Atuzakina ute? Atuzakomeza ukine formation yawe? Ati cyangwa niki? Yari yavuze ko mbere yo gusubiza iki kibazo azabanza kugera kureba abakinnyi, kureba uko ikipe imeze, ko bakimubaje akiri muri Portugal. Aho niho Premier League rere. Ati nk'umutoza rero urareba ukareba iki gikwiriye kugira ngo ubonereze leta. Ati icya mbere tugomba kureba ni ukubanza kureba uko abakinnyi biyumva, tukabareba ku munsi wa mbere uko bakina ibintu byabo basanzwe bakina, hanyuma ibindi ni ukwigisha gake gake. Ubu yitwa Ruben Amorim cyane. Baramubaza ati se none ni hehe ubona inguni zo kuimprovinga cyangwa se zo kuminjira amagafu? Avuga ati dufite akazi kenshi, atari ikintu cya mbere cy'ingenzi kugumana umupira, keep the ball. Ati kugumana umupira nicyo kintu cya mbere tugomba kubanza gukoraho kuruta ibindi byose. Ati kuko Manchester United nayirebaga iri mu makipe atakaza umupira cyane. Kugumana umupira, ati kuko iyo ufite umupira, ati uba ufite amahirwe yo kuba watsinda igitego. Ati sinone Lightman umuntu wawe, ati se baravuga ati Amorim niwe the Lightman wo kuza kugarura Manchester United, niwe muntu w'ukuri wowe nyawe. Aravuga ati ni njyewe rwose wari ugeneye. Ati ikintu cya mbere nizerera mu bakinnyi, ati kandi abakinnyi bo bazangira uwa nyawe koko niba ndi uwa nyawe wo kuba nahindura ikipe ya Manchester. Ati none se ugiye kwitegereza abakinnyi basanzwe barahagije ubona bahagije. Ati biratandukanye no muri Sporting uko twe tumaranye igihe tubyubaka. Ati ariko Manchester United ni global club, ni ikipe uramo n'abantu benshi. Ati kuyitoza rero
bisaba nanone kureba abakinnyi ufite ugahura na buri umwe ukaba ufite ibyo ugomba kumwongera n'ibyo wifuza ko yahindura ati ukabimubwira ati ibindi bikaza gukomeza nyuma bamwe ati none icyizere ufitiye swad yawe ni iki abakinnyi uhasanze urabona ati ndabizeye cyane kandi n'abakinnyi bari muri Manchester umuntu wese uri muri Manchester abashoboye ati tumaze gukorana imyitozo 3 ati hari icyo maze kubona ati kandi icyo nabonye ni kimwe buri wese excited buri wese ashamadukiye kwitwara neza no gukorana nanjye ati kandi ikijyanye n'imbaraga ndetse n'ubushake narabibonye mu myitozo 3 yose twakoranye. Okay, ngibyo gufite United IPSWICH Benjamin ni intangiro za Ruben Amorim agiye gukina n'ikipe nkuko Kieran McKenna mutoza ikipe ya IPSWICH yavugaga ati twakuye amanota kwa Tottenham Hotspur with the style cyangwa se mu buryo bwiza bwacu ati biranashoboka ko hano twishimira kwakira Manchester kandi tukagaragaza umukino mwiza. Tujya tubibona abatoza mu ma equipe abatoza bashya uko winjiye nibyo bifungura umuryango w'ibyo ugiye gukora muri club. Dukeneye kubona ko hari ibyahindutse kuko twabone byabagaragara ko hari ibikwiye guhinduka muri Manchester United. Ibyo rero nibyo Ruben Amorim agomba gukora. Hahindutse iki? Impamvu yo kwirukana Ten Hag yarumvikanaga. Ibyo nibyo Ruben Amorim agomba gukora. Mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru ni umugabo wumva ko afite icyizere, wumva ko uko dutekereza club iremereye, uko Manchester United yaba iremereye kuri we asa nkaho yiteguye guhangana nabyo. Ni umugabo wumva neza icyo club nka Manchester United ikwiriye kubikora mu mukino, kuwutsinda bihoraho, kubona amanota kuko niwo muco niko club yahoze. Aje hari ibyo ashobora kurengera kuva kuri journée ya 12 yahereye ku ikipe ya IPSWICH Town. Icyambere kinini gihari nuko ubona abakinnyi bahari, atari umugabo avuga ngo ibibazo sanza ari ugufatiraho nshakisha abakinnyi barahari. Ubigisigaye kuri we ni imikoreshereze yabo, uko we azabyitwaramo. Ariko ikinini gihari gikomeye abo yashyiramo bose uko yabakina uko ariko kose, mbere na mbere United ikwiriye gutsinda ikava muri iyi myanya mibi. Nicyo kintu cyihutirwa kuko iyi equipe niguma mu myanya mibi na bya bindi umutoza ashaka gukora bizamugora, ntabwo azabona icyahera. Turemeranya twese ko byari bimaze kugeraho bikwiriye guhagarara cyane. Yego, muremera ko igisubizo yahaye umunyamakuru amubwira ngo yego ninjye wa nyawe ari icyemezo, ari igisubizo cyumvikanamo icyizere umuntu yifitiye cyane. Ejo bundi hari umufana wa United hoze umbwira ati twari dukeneye umutozo ujyana mu kibuga n'abakinnyi, kabona tukumva ayo makuru y'uburyo abakinnyi bavuga bati imyitozo iri ahangaha itandukanye niyo twabonaga. Yavuze ati ndashaka kubaka equipe kurenza uko nubaka umuntu ikipe ishingiyeho. Rero agomba kumenya ikintu kimwe, yuko shampiyona ajemo yo nta dini igira. Shampiyona y'Abongereza nta dini igira, watungurwa. Ni shampiyona yubatse ubushobozi muri yo, nuko n'ama ekipa yitabira atari ya ma ekipa apfa kwemera guca bugufi uko wiboneye. Ayo makuru yose ndizera neza ko igihe amaze ibyumweru 2 amaze ari kumwe n'abakinnyi bari basigaye batagiye amakipe y'ibihugu ayazi. Iyi kipe yitwa IPSWICH Town ni ekipe ivuye mu cyiciro cya 2 nibyo, ariko izanye n'umuntu uzi Manchester United, umutoza wayo. Ni ekipe yabitse amanota ya Tottenham Hotspur, niko nabyita, ariko yarayakoreye kugira ngo iyatware. Ni ekipe iri kurwana no kugira ngo ive mu bihe bibi irimo. Iri ku mwanya wa 17 n'amanota 8. Ariko nanone Ruben Amorim uje usanga Ruud van Nistelrooy yarutuntu yaramaze kwishyirira ku murongo, wirinde indirimbo yamugarura zatangira kuvuga ngo
ku munsi wa mbere gusa kuko abafana ntago bakureba ngo uri bogari nabonye ari umutoza abantu bashobora kuzakunda bijyanye n'uko yitereye ni umuntu ubona ko nta mwijima umuri mu maso ubanza ari n'umuntu utanarakara mu buryo bworoshye najyaga mbona wa umuvandimwe wundi we yabirakariyemo aya nigeze guhagarika nk'amaradiyo namwe n'ibitangazamakuru yari ukuntu yajyaga birakariramo umuvandimwe rugashyuha akarushima agasanga ni ibindi bindi uyu ubona ko hari ukuntu yitereye bishobora kuba ari inshuti y'abantu buriya nanone iyo ubana n'abantu iyo ukorana n'abantu ukababera umuntu hari ukuntu nabo bakubera abantu kurenza uko ukorana n'abantu ukababera umukoresha wabo bakakubera abakozi umukozi ashobora kukwereka ko ari ku kazi ariko mu by'ukuri mu bushobozi yari afite ntacyo yaguhaye kandi ahari bya bindi umusaba kuba ari ku kazi kuba ari kukwereka ko ari busy yabikoze kandi akigira busy wowe ukagira ngo biraza kuguha umusaruro at the end ariko nta kintu ari kugufasha kandi atari bwo bushobozi bwonyine afite gusa afite ubundi we gusa ubona ko yanze gutanga ni umukino uzaba utezwe n'isi yose byanze bikunze ikipe yahinduye umutoza mu kibuga hari ukundi kuntu ibikwiriye kugaragara ngende mu bantu bifuriza amahirwe masa Ruben Amorim ku myaka ya 39 aramutse yubatse ubwami bufatika butanga amahoro butanga ibyishimo iho Trafford yakubita indi 30 akazava afite 39 simbizi sinzi ko ibyo bintu bizongera kubaho ahubwo Manchester United ikeneye ibirenze ibyo tubona ifite ubu ngubu cyane cyane mu kibuga. Okay.